baba batindije dore amasaha ariko se mara ukabara abatipe baraza ryari kugira ngo dutangire icyatuzanye ahangaha urega yateza abacamanza kandi njye nakwitara niba nka perezida w'urukiko nawe ngo twamutegereje none twamuzi kandi twataha ngo bakazongera kutubaza uzabaze njye ntabwo nzaza hano ugeze ngo komera muvanga urahageze komera mwakera wari kuvuga iyo nkuru cyangwa wigize atinze twategereje turababura urakaza neza rwose uva mukemura ibibazo wongeye mukemura ibibazo mwirirwa ibiki n'amakosa mwirirwa mukora areka umucamanza zibe waba zishonda umukara tuba turi iwacu ubu nakanya nizere ko muje gushonda umukara mukemura ibibazo rwose ntabwo tuje wowe mushinga udutafari twajya kuri izo ntebe ndaje mbaburanye ubundi akaburana ni akahe njye mucamanza cyangwa nawe wakunyugahuguje amasaha mva nyine mucamanza iki kibazo mfite n'imbwa yatoragura ibyo n'imbwa se zisigaye zigira ibyangombwa umuntu wazanye ubwo muri urukiko ndamukubitira mu mutwe wenda uri kumva nta by'imikino hano uri kumva ariko shaka ubundi urarega cyangwa urarega ndaregwa mucamanza ndaregwa mucamanza ahubwo mukenari ngaho nguko none utangiye kutubona mu rukiko wa mwana ntabwo wuzuye nako niba ari n'umugabo ntabwo ahubwo se urega ari he ko atazi atinda gato reka bakatira imyaka 200 wahagurutse ahangaho kuzana kwasha kuki be uzi utadukomanze mumbabarire wakomanze katubura ryo gukomanga base ujya mu kinyabupfura naho mugezeho wowe komeza ubanza sha ariko sha harya yo ngura rege genda regura mugabo hano muri cyuko ntago bavuga bitesha ugomba kuzamuka zamura koze ariko mutongera kunyuba ugeze ngo kuko uyiryiye amazuru nkayende kamwe yagorira ngo iki ubwo ngewe uriya mugabo ikintu murega rwose nari ndi kugenda mfitanye gahunda ni baby ugeze ngo muri hoteli noneho uriya mugabo aza kunturagurira ibyangombwa none arangije kunturagurira ibyangombwa bituma nakora gahunda nari mfite muri iyo nuza yari afite briefcase hari harimo prudence gahunda ni baby noneho nari mfite mumbabarire ndi kubyibagirwa uretse gato umva kirongera guseka nahita nikatira imyaka 400 tubyumvikana cyangwa ndikubita ibyinyo wenda ndikura kumva wowe komeza sha njye muneye n'ubwo naraho ukatira imyaka 600 hari harimo irangamuntu yacitse ku gahembe kamwe none ikintu cyari kirimo ndibuka hajya hari harimo sha bigaragare kuri kubeshya bigaragare kuri kubeshya ariko wewe ndagufite naho wancikira nkomeze cyangwa muhereze uriya komeza urondogore nyine nabyumvishe ngo komeza uvuge noneho hari harimo irangamuntu ncitse ku ihembe rimwe harimo fishi y'akazi kanjye nkora kubera ko ngiye nkora akazi ko gucuruza abakobwa n'indaya ariko ibyo ngibyo ntabwo ko sha uvuze iki gucuruza iki mumbabarire ndavuze ngo nacuruzaga munyu muri butike wacuruza munyu ni amatafari ahiye cyangwa yoke yarahiye batwumvikanisha wowe ufite ibibazo nk'iby'ingurube uko sha harya uraregura iki hano muri kiko ntago haza ibintu by'imikino sha kubera se ndi muzi hano tuba twaje muri kiko ntago tuba twaje guseka nyine njye mucamanza ugeze ngo njyewe
iyi misaya myiza utavuze mucamanza ntabwo wavuga ikibazo kikugenza nka gikemura kubera se nyenga ikibazo mfite urabona iyi mbeba y'umwana ateye ibyangombwa ndabyemera ariko se noneho mu by'ukuri nimba warabitaye nta kantu wari kuma adonda ubwonko ntari kukemera iyo ndangamuntu yacitse ugutwi kumwe yahengamye nk'intuza nka cya gitwe cya rubwese ukuntu ntari kuyigwa noneho ya Prudence wari wagize igihego nanjye bya bintu ndabikoraga ntabwo nari nakayikoresheje wari kuma he umunara none ibyo bintu ibyangombwa bye nkabiguhereza none se mu by'ukuri uri kumva ntari kubiguha nshingiye kuki bwe bucuramye nk'ubwisekurume tugiye gutukana hano muri kigo nkahita gukatira imyaka 800 we ako kanya 800 kubera se arega buriya misaya myiza mucamanza buriya nawe ndakubaha cyane ariko noneho mucamanza ubwo uzi ko inzoka zo mu nda ziciyemo tu umva sha ikinga agatafari kaho ngaho ngangwiki nyuma kubona ibibazo byanyu naje kubyandika mwese namaje kubona ko umuntu w'umunyabyaha muri mwebwe waje gukora icyaha ni wowe sha wapi niyo mucamanza niyi voka y'umwana umfata voka y'umwana umfata hano mu rukiko ubu njya kanya ufite ijambo burya mwahita mukatira imyaka 400 ubona kandi njye ufite ijambo nyimara kubibona nanditse neza ndeba mu madosiye mfite ndeba itegeko rya 884 ngo kaberamye F akandi kazamuye D urukumva mbona ko rero bashobora burya mucamanza ntabwo abariza umfata rero urumva aka kanya nyimara kubona ngo ni ibyaha byaje ariko mucamanza nawe uri kurwana aka kanya njye nkimara kukubona nise gukata imyaka 200 tegirira hamwe imyaka 200 muri kumva ndayigukatiye wowe jumura mucamanza mwagiye mugira imyaka 200 ntongeye indi tani baye 205 inzira ndagasa iyongeye indi 30 none baye 235 abantu bateye agahinda mwagiye mugabanya imyaka itegeko rya 884 akarongo kaberamye kandi kazamuye gato cyane ryemeza umuntu ukoze icyaha cyo gutoragura ikintu nako cyo guta ikintu ahawe na leta agomba gutuma 200 nuso nuratire ubyibuze ni kariso yashaje umaze kubyimba amahane weho nongeyeho indi rino mwambwiye umucamanza akagira impundu umva sha ahubwo ugomba kujya mu curana kandi dereza kwa